iyo Amerika iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi nkuko mubimenyereye buri wa gatatu tuba turi kumwe. Pastor uraho neza? Turaho turashima Imana kandi twiringiye yuko naye muri amahoro. Twibifuriza ibyiza muri kino gihe kiruhanyije kandi twibwira ko n'abazakurikira kino kiganiro kizabafasha kugira ngo basobanukirwe neza aho ibintu bigana muri kino gihe kibi. Rero Imana ibamuce. Hari inkuru yakugezeho yuko Apotre Yongo yafunguwe wayakiriye ite? First of all, iyo jambo ngo Apotre je nakabaye nifuza yuko abantu ibyo bintu babidropping nicyo njya mbabwira. Apotre for who? No one. Apotre one. Apotre bivuze intumwa. Intumwa yandi. Intumwa ya Yesu Kristo se. Kuko tuzi yuko abitwa intumwa either na intumwa y'Imana cyangwa intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko iyo tuvuga rero intumwa tuba tuvuga twebwe mu isezerano rishya rya Bibiliya bari bifashisha bavuga yuko ari intumwa za Kristo. Kandi ibyo bintu babivana muri Bibiliya. Muri Bibiliya rero iyo twihutishije wenda rero kubarambira ariko ni ngombwa nkuko ikibazo cyawe kimeze kuko abantu batabifata nkuko bisanzwe. Twari twagatangira se ko nagira ngo gusa nkubaze niba iyo nkuru yarakugezeho. Narigeze turimo. Oya yarakubazaga gusa hagiye havuga inkuru nyinshi. Nibarizaga gusa niba iyo nkuru yarakugezeho. Baragiye rero twari tumeze kuvuga. Tumaze kuvuga yuko wayakiriye uti iyo nkuru. Inkuru nayakiriye neza. Is it part of what we are saying? Yeah. Niba urashaje no gusobanura. Yego. Wayakiriye neza. Nayakiriye neza ariko navuga ikintu cyitwa Apotre. Kugira ngo ikintu nikigera no ku bantu bajye batandukanya ibintu. Ibintu byitwa Apotre, ibintu byitwa Prophete, ibintu byitwa Bishops, abantu byo bagenda bita ni ngombwa ko bisobanukirwa. N'abantu bazakurikira bino bintu babyumve. Mbere yuko mvuga niba byanejeje cyangwa byambabaje kabaze mvuga ikintu iryo zizina Apotre. Kuvuga ngo Apotre kimwe n'andi matitire yose avugwa ari muri Bibiliya hano. Muri Bibiliya harimo amagambo ateye atya. Katurebe Abefeso 4 murongo wa 11. Nuko kuba bamwe intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Urumva ayo matitire yose tuvuze abantu barayiyita abahanuzi, intumwa, abapasitoro biki byose. Ariko ntabwo rero babyiyita. Ni Imana ibatoranya ikabaha ibyo. Kandi bafite inshingano zo kugeza abantu ku gihagararo cya Kristo. Ibi rero biriho umuntu Apotre, umuntu mugasanga aragurisha umugisha, undi aragurisha ndasengera abantu runaka babona amafaranga. Ibyo bintu ni bibi. Kandi ibyo bintu binyuranye n'icyo umwuka yaduhaye. Kuko ibyo ntabwo abantu bano bantu aya matitire twumvise agera kuri 5 cyo twita ubuhereza butanu. Inshingano zabo no gukomeza umubiri wa Kristo kugira ngo aba Kristo bagere ku gihagararo cya Kristo no bagere kamere ya Kristo bamere nka Kristo kwari. Ibyo byose twakabaye tumenya kandi dutekereza. Nayo twakabaye duhirimbanira. Ibyo twaba dukora dukurikije ubuhereza twahawe. Tuba tugomba kugira ngo abantu bagere ku gihagararo cya Kristo. Rero icyo mbona muri abanga bita Apotre n'abandi birirwa bajya ku mbuga nkoranyambaga mbona nk'abantu comedians. Abantu bakina imikino twakwita iyiki. For example, Papa Sava. Uriya wundi ninde munini? Ngo bita Papa Sava.
ndimbati can you differentiate washobora gutandukanya ndimbati papa sava ukabatandukanya na Pastor Claude ukabatandukanya na Apotre Yongwe. These guys are all comedians. bose subwo nabakomedi n'abakomedi ariko muri sectors zitandukanye, bamwe bari mu yobokamana abandi bari muri social life, ariko byose ni bimwe. gute pastor? Gute? Kubera yuko bose ibyo bakora ni ibintu byo gusetsa abantu, ni ibintu byo kurangaza abantu. Ariko bari mu social life barakora iby'imikino by'entertaining abantu, ariko bajya mu by'Imana bo bafite urubanza kuko baratwara comedy mu bintu biri seriye. Which is very unfortunate. Shobora kuzanira abantu akaga gakomeye mu bugingo bwabo, ari babandi babikora n'abandi babakurikira. Urugero, niba umuntu akubwiye ati akaza akubwiye ati jewe ndakurega wasabye amafaranga kugira ngo usengere mbone ikintu runaka, uvuye kuri wa muntu koko ari convinced, yari convict, sibyo yuko ibyo ugiye gukora biza gusohora kandi nawe warabimwemeje, ufata n'amafaranga ye. So abo ngabo tubashyira muri comedy, ariko twashyira no muri abo twabateze bagakumba. Gakumba ni ikintu gutwara amafaranga binyuze mu bukino w'urusimbi cyangwa ibyo utaga ngo ni muzungu narara. Noneho niba numva rero ibyo uvuze, kuba leta yaramuryoje biriya byari bikwiye kandi yarakwiye kubihanirwa. Niba hari abantu bamuregaga byari byo, uretse umuntu akurega ati wanyambuye, wowe ukamubwira ngo wenda ukitwaza Bibiliya ngo Bibiliya avuga ngo nusengera umuntu cyangwa nuba ukora umurimo w'Imana ngo uri umutambyi ngo bazajya baguha amaturo. Ibyo bintu urabibwira ndise, ese urabivuga mu wihe buryo? Amaturo ari conditional, ni ukuvuga ngo urampa ikintu nanjye ubona ikintu runaka, hariyo garanti y'ibyo. Naba usaba amaturo ntabwo ushaka kwinjira mu by'amaturo, njye nubwo nibwira yuko atari nabyo. Bikore uvuga ati genda akora umurimo w'Imana, umuntu ampe kwa hiyari ku bushake bwe, cyitse ni muture umuntu nture nzi ngo ndatuye kuko nibwira yuko nibona umugisha kandi nta nawubonye nta kibazo, ariko ndatura gusa kugira ngo nezeze Imana. Si byose njye ntabwo nemera iby'amaturo biriya n'ibyo bya 10 n'iki ko nibyo isezerano rya kera, ariko ababikora ufayindeka babikore ariko batashyizemo uburiganya. Utabwiye umuntu ngo ninkurambikaho ibiganza hagusengera uraza kubona iki, uzazana ituro ry'ishimwe. Hari ababikora batyo, kuko igituro ry'ishimwe urizana ari uko wabonye icyo bagusezeranyije. Ariko nawe wundi ukubwira muri avance ngo zana, icyo ni ikibazo nto kirushijeho kuba kibi, nubwo bose ari bamwe. So rero njye nkatekereza ngiye muri rusange ibyo bintu ntabwo ari byo. Ku kibazo cyawe rero nkisubiyeho, jewe Apotre Yongwe nkuko yitwa cyangwa Mr Yongwe, ntabwo nifuzaga yuko afungwa. Ntabwo cyabiri igisubizo, kuko ibyamubayeho ubwabyo birahagije kumwigisha. Ikindi cya kabiri, ubu ngubu public yose yarabimenye, ntabwo sinzi kereka abo baroze, kuko hariho n'amarozi asigaye hari muri biriya bintu by'iyobokamana. Ntabwo nemera ko umuntu yakongera kumubwira ngo zana amafaranga, sibyo noneho musengere, ubwo byararangiye. Nawe kandi iminsi amaze hariya irahagije kumwigisha. So kumuhana rero ukamufunga imyaka runaka ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo. Kuko n'abari abantu bamuhaye amafaranga nabo umuntu ashatse yabagaye, bamuhaga se amafaranga. Niba ari abantu b'Imana bazi yuko Imana igurisha imigisha yayo, nabo ubwabo twabara yuko ari abaswa. Ni ukuvuga ngo ni ukurya iby'indangare. Wariwo umwami Rudahigwa ngo umutwara agiye abona ishakoshi ye irimo amafaranga, noneho ngo arafata yashyira mu mufuka, aragenda abwira umwami ati Nyagasani ndagusaba ngo umpe iby'indangare, kandi umwami yaratangaga. Noneho ndarakutisha wa mutwawe iby'indangare ndabiguhaye, undi arafata yigendera ati ko niba untwara ishakoshi ati iyi ngiga ni iby'indangare nagusabye. Umwami ahera ko aravuga ati yewe, ati ngaho igendere. Kuko yari yarangaye bishyira ahantu kandi harimo ibintu bikomeye. Rero n'abariya nabo bari iby'indangare, bo bagomba ubwabo gusafaringa ubuswa bwabo kugira ngo bibe n'isomo n'abandi bagenda babikora byo kujya babijyamo. Ariko sentence yo kumufunga ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza, kuko buriya nawe yabyize. Nubisha navuga n'amagambo meza ngo
abantu bagomba kugororwa ariko ntabwo twe twakabaye tugororwa mu by'ukuri twebwe twakabaye ari twebwe tubwira abantu amagambo y'ubwenge no kumenya n'aba tugororwa n'ab'isi se abapagani twakabaye tubwiriza ubutumwa bwiza how can we be proud of that ariko ubuze ko ari comedians bakwiye kuba bagororwa you are right ubwo naba ari iyo kategori reka tubifate dutyo ariko niba kuri umuntu w'Imana it's a shame niko ya pastor niwe nagira ngo nyure gusa mu bintu byavuzwe ejo cyangwa ejo bundi ariko wabonye ko no mu Rwanda bavuze bati ku myaka 18 umuntu ashobora kwemererwa kuba yarongora cyangwa yarongorwa igitekerezo cyawe ni ikihe igitekerezo cyanjye ibyo ndabyemera kuko first and foremost bino bintu by'imyaka 21 sinzi aho byanaturutse imyaka 21 kandi abantu batwarira bafite 15 jewe n'ibihugu byo nta nicyo binongera umuntu abari nkaho uri muri prison muri myaka 18 World Wide aba yemerewe ko amaze kuba adult abakuze nose ucyatarongo ku myaka 18 noneho babyara bafite na 15 ibyo rwose bakabyo ko abakobwa baragenda agategereza yarangiza bagatangira no kuvuga yuko none se niba ugeje 21 akarwo abantu batangira kukubwira ibyo kugutereta cyangwa se bijyanye n'iby'ubukwe fiançailles igatangira fiançailles yari ishobora no kumara imyaka 5 faguza hariho uzaba warageze muri za 30 kandi icyo gihe umuntu abashaka kuba yashaka undi so simbizi ibyo ni genda uva ababikora baba bakoze ikintu cyiza hari bamwe bahise bavuga bati umwana w'imyaka 18 cyane cyane nk'iyari umuhungu abataragira ubushobozi n'ibitekerezo bihamye byo none se bashaka kumanura abakobwa n'abahungu bakishira ku kintu bose ntabwo umuhungu ari byo bose rwose umuhungu ntabwo ari byo umuhungu bamurekere kuri 20 nibura n'umwe njye nakaba yavuga na 25 kuko hariho ibyo umuhungu agomba gukora umuhungu first of all umuhungu ni responsable agomba kuba yagira ate agomba kumara iyo myaka akarangiza kwiga akarangiza no gukora kugira ngo ategure atanye no kugira ubwenge bwo kubaka urugo erega kubaka urugo ni responsibility buryo umukobwa bamushyira mu rugo akadakurushya kuko atazi ibyo akora ariko buhoro buhoro uko abantu bajya bamugira inama igihe kiragera kumva ibyo aribyo ariko wowe nyiri ubwite wowe nyiri kurongora nyiri kuzana umugore niba ufite aho ugeze ufite n'ibyo wumva ushobora no kwihanganira umuntu mu myitwarire ye kubera ubwana kubera uburere environment yabyiruye n'ibindi byinshi so jewe abahungu byogebe nemeye babikoze bavyemeye bya 25 ariko barekeye kuri 21 nabo twabyihorera ariko 18 ku bahungu wapi byo ntabwo bazi byo bari umwana mu mutwe ukaba wumva byakorwa ku mukobwa gusa ariko byakorwa ku mukobwa gusa ku muhungu bikagumayo cyangwa se bikigizwaho hejuru kugira ngo habeho maturity kuri wa muntu ugiye kuba head wa family erega ibintu aho bipfira dore ngaha bemera yuko umukobwa umugore n'umugabo iyo bahuye ngo bose nabaki ubu niko system ivuga yuko ngo bose ari abantu responsible ari abakuru b'umuryango kandi ntabwo bibaho ibyo ni ibintu bituruka ku badayimoni ubundi hariho umukuru w'umuryango ari we mugabo akumva yuko ari inshingano ze ndetse byaba bitanagenze neza atabikoze neza bakaba banabimugayira asubo wareba urugo rusenyuka ukajya kugaya abantu ukagaya umugore n'umugabo hari ibyo wagayira umugore kubera ko atabisohoje hari ibyo wagayira umugabo ko atabisohoje ubuse wasanga abantu baburaye gatatu urinde ubaza ubu naturally ubaza umugabo ku rugo rwawe rushoje ubuse wazubaza umugore yagira gutwita akagira no kubazwa ibyo kurya byo mu rugo no guheka n'iki bayiraye bano bantu bava system itegeka isi kuba iri satanic yo ibeshya yuko abantu ngo bagore yabateje imbere ahubwo ntabwo yabateje imbere yarabishe kuko irabanga umugore agomba gufatwa neza afite imirimo ashinzwe gukora umuntu utwita amezi 9 akabyara akongera akamara n'imyaka 2 bamusaba yonsa n'imyaka ingahe those are 3 years umuntu aratwite arabyaye bakamubwira ngo se umwana imyaka ingahe 2 kandi siruka mubwira ngo yongera kure ahahe ngo yuririgikwa abe makanika cyo ntabwo ari byo abantu bacu kandi bapfa kubivuga gusa ntibajya bafite umwanya wo kubidiscuss secondly abagabo igitsina gabo tugomba kwemera yuko dufite inshingano zo kuyobora imiryango no kuyirengera no kuyivunikira
abana b'abahungu baragenda bangirika bagenda bavuga ibintu bidafite umumaro, agenda abwira abantu ngo, cyangwa ugasanga aranabyigamba ngo ntazarongora umukobwa udafite diplome, ngo udafite iwabo bafite imitungo, kandi ubwo ni igitsina gabo. Gusa imitungo iwabo w'umugore wawe iyo ni imitungo ki? Bazabura kuraga abana bo babyaye b'abahungu bakeneye ibyo bakwiriye kuba ari nabo, kuko bo ntaho bazajya gusaba, bazane wowe. Bene uwo mukwe jye simwifuza rwose, ntabwo mushaka. Ya pastor, twagarukaga ku biri kugarukwaho mu Rwanda. Reka tunyarukire gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho tugiye kuganira cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bamwe bati imirwano ya M23 na FARDC yacishije make, abandi bati ibintu bisa nk'ibiri kujya mu buryo, abandi bati se ko tubona nta mirwano ikomeje kuba, biragana he, birerekeza he? Bariya bibazo biriya abantu niko bateye imiterere yabo. Abantu cyambere bashyuha vuba bakirukanka bakajya mu bintu, kandi bakongera bagahararuka, baraharara bagahararuka. Naho ubundi iriya ntambara ya Kongo ni intambara mbi cyane kuba yirimo, ni intambara idafite direction, ni intambara ifite abandi bari hirya batanga amabwiriza, abo twita referees, arbitri, nibo bacunga ibintu bigomba kumera bitya. Harya n'abasifuzi mu Kinyarwanda, abasifuzi basifura, umuntu arasifura bigahagarara, yavuga ati mugire bitagatanga umurongo bigakomeza. Rero nibyo niko bimeze. Ntabwo ushobora agenda kubwiye kera yuko bitajya kurinda. Iriya ntambara yiba yarakozwe ko hakurikije ubushobozi n'ubushake bwa ba nyirabwo, baba baragiye bagakora ibyo bagomba gukora. Iyo bafata Goma ntabwo biba bikiriho by'intambara, biba byararangiye, haba habayeho n'imishyikirano. Ariko ubu ngubu hari ababwira intambara ntibashaka yuko irangira, harabwira Tshisekedi ngo yukontinye urwana, hari n'ababwira mu vetero ngo komeza urwane, kandi bakamubwira ngo nturenge aho uyu munsi. Hagati aho bakaba bubaka capacity ku mpande zombi kugira ngo ya ntambara ikomeze ibeho. Nawe ko bino bintu bijyanye n'umugambi wa Satani wo kurimbura bari mu isi, ntabwo ari ukuzana igisubizo cy'ibibazo abantu bafite. Ibibazo byo birahari, ariko ibibazo biri hariya ninde ubyitayeho? Ntawe. Ndetse nitaye kuri bariya abantu baba mu busisiro bagwa hariya imvura inyagira buri munsi baba bapfa. Hari n'ubigeze kuba abarengera uburenganzira bwa muntu. Hari abantu bigeze kuva hariya muri buriya busisira benshi, seze inkambi bashenye, barazamuka basubira mu byabo, ngo aho ntuze mu ventura yafashe. Baraza bavuze induru ngo bariya abantu baragiye, ngo biracitse, ngo bagiye gupfa, ngo M23 ne terrorist organization, ngo bazica abo bantu, ngo bizabaho ngo ntibazababaze. Ariko abantu aho bari barapfa, baricwa n'inzara, baragwa nabi, abagore barafata bagiye gutashya inkwi bakabagirira nabi, abandi bakabica. Ariko bakumva yuko bagomba kubaho, ko ni umunezero wabo, abantu bakomeze bapfe bashire. Iyi si ntabwo iri fair, ntabwo sinzi impamvu abantu batajya babibona, bikantera ubwoba. So ikibazo cyawe rero nkisubiyeho ukuvuga ngo abantu baribaza intambara yarahagaze site, kandi intwaro ziza buri munsi. Ejo haje ngo Barundi 200 baje, Antonov niyo yaje bikoreye. These guys are always they are enforcing, bararwana bari ku ntambara. Ikintu kibananiye they are deadlocked. Hari aho bageze bamwe bakanubwo gutsimbura abandi, bari batabatsimbuye bakongera bagatekereza icyo ugomba gukurikirwaho. Ariko intambara ikomeye cyane, intambara ikomeye. Kuki M23 itavansa ngo ijye imbere? Ariko yagiye ifata ibice bimwe na bimwe kanabifata itarwanye. Ibyo ni ibice bya hirya iriya, ntabwo ari byo ku front line y'ingi ya Goma, ni ibyiriya mu ntuza handi. Ariko front line ya Goma impamvu itashobora ku advancinga, buriya icyambere ku advancinga bivuze gufata ahandi hantu kandi gahita icukura indake kugira ngo ushobore kwirinda izo ndake. Kandi buriya hari aho bahakoze, aho cyo nibwira ngiye ntekereza, aho baru bahakoze indake zabo zimeze nk'amazu, bazitaye igihe kirekire kugira ngo ushobore kwirinda amabomba akomeye. Ariko bagiye hariya bagiye uko bagenda batera imbere babisaba kugira ngo ushaka uburyo bihisha, kuko abandi babarasa bafite ibitwaro bikomeye, babatagitinga rero bakabagirira nabi. Ariko ugasanga ibintu nk'ibyo biraho. Cyakora icyo nibwira
nibakomeza guhagarara kuriya uriya mujyi bakaba bawunize, abasivili bazakomeza kugira ibyago byo kutagira icyo barya, kuko n'abariya abasirikare bazana bakamena hariya n'umvise ko ari nabo bazanye freshers bavuye muri training iyo ngiyo za ntuza hafi na za Kinshasa iyo ngiyo, ngo barabazanye ariko ntibafite amazi aho barara imodoka byapfuye, ntibagaburirwa, ntibahembwa, babyuka bajya mu baturage kujya kubasaba. Byose ni ukuvuga ngo abaturage b'umujyi wa Goma bari mu bibazo, ariko bikomeje kugenda biriya muri buriya buryo cyo numva abaturage nibo bazahura n'ibibazo, kandi abaturage bahuye n'ibibazo igisubizo ni ikihese, nuko baba evacuated bakakurwa hariya hantu kuko ni habi. Ese bahakuye abasirikare bakahaguma ubwo intambara yarangira, igisubizo ni oya, kuko abasirikare bano bafite ababaha ibyo kurya, bafite ababaha intwaro, bo bahaba. M23 se ifashe Goma ubwo intambara yarangira? Yes, yagabanyuka very drastically kuko bitewe n'uko Kongo imeze. Urumva ubwo Goma yabibaye center of administration, noneho abantu n'abahari n'imirimo igakorwa n'abakora n'inzego zikajyaho, hakabaho ibintu bikorwa. Noneho igihe cyo vuga, noneho ibyo biti imishyikirano bigatangira, ariko kubera ko Satani ari gukora bino bintu n'abambari be na system y'uko imeze, ntabwo byakunda. Icya kabiri shaka kukubwira ibijyanye na programme ya conflicts worldwide, ni ukuvuga ngo intambara ya gatatu y'isi yose uko twabivuze ifite aspects nyinshi. Hano mu biyaga bigari ni part ni kimwe nayo ni agace ka ya ntambara ngari igomba gukwira isi yose. Nibyo bibera mu burasirazuba bwo hagati, nibyo bibera muri Ukraine. Babonye ibya Israel byamaze nkaho Israel na Gaza basa nkaho ubu bisa nkaho bize bite, bisa nk'ibyacecetse, ariko ntabwo byacecetse ngo nuko bidakorwa, nuko hatari ibi bikorwa. Abantu barapfa, ndumva haro bitagune afari na umujyi abantu bahungiyemo, barimo barabuza ingabo za Israel ngo kwatera, barahatera ariko birahagaze. Urababuza se kwatera ngo bizagarukire ryari? Hari abavuga ngo Ramadhani bazirangire, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ukumva ise Ramadhani irangira bwo habiki, abantu bavuga ibintu bigasanga birasetsa. So rero wabonye ibera muri Ukraine, Abafaransa ngo bagiye kuza no kumugana. Ubwo byose urimo byose ndabivanga nyine ko ni ikintu kimwe. Ari Abafaransa kugira ngo bavuge ngo bohereje ingabo, kandi bazi neza yuko nibajya kohereza izo ngabo baraba provoke Uburusiya bizana intambara ikomeye irenze uko babitekerezaga. Urumva bashatse kuvuga iki? Icya mbere tuzi yuko nawe ubwawe urabizi yuko bari abantu bakomeye bategeka iyi si, ndetse n'abambari babo bafite gahunda yo guhungira muri za bankazi barimo bubaka, kuko bashaka isi kwiroha hanyuma bakagenda kugira ngo basoze umugambi wa shebuja wabo, kandi hanyuma bazarimbuke kuko ntabwo bo babizi. Bamaze kugurisha ubugingo bwabo, ubwenge bwabo buri mu mwijima, ntabwo bazi bava niyo bajya. So rero nkakubwira ngo bo ijambo ry'Imana cyo rishaka kutubwira ngo tubona muri kino gitabo cy'aba Efeso 3 kamasome nihuta ntibigutwarira umwanya. Hari amagambo Bibiliya ijya ivuga ariko ntimuyatekereze. Ni ibintu bikomeye cyane. Abefeso 4:17 aravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagane bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana, kandi babaye ibiti ibiha ubusambanyi bwinshi bwo gukora ibiteye isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Aha rero turabona amagambo akomeye. Abapagane ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima, imitima yabo yabaye ibiti, ariko ubundi bakaye babona ikintu cyakabaye kibakanga ntibakora ibyo bakora.
So abantu rero bareba ibera muri burasirazuba bwa Kongo mbere yo kubireba nk'ibintu biri isolated nk'ibintu biri aho ngaho byihariye, ahubwo bigize ya gahunda ngari igomba gukwira isi yose, harimo n'ibiza, harimo n'ibi byago turimo tubona by'ubushyuhe bugenda bwiyongera n'ibindi byose bikorerwa inyokomuntu bibi. Hanyuma pastor, iyi ntambara bavuga ko irimo irangira, wowe wababwira ko itarimo irangira? Njye ntabwo navuga ngo irimo irarangira, naba mpereye ku ki se? Abavuga ngo irarangira bo bahereye ku ki? Nabo ntabwo bafite icyo baheraho bavuga. Iyi ntambara irangira ite kandi abarwanyi yaba Kongo, njyewe icyo mvuga, icyo impamvu mvuga na biriya byagomba ngo hafashwe wenda M23 yaba ifite bargaining power, bargaining power, icyo bita bargaining power, uburyo bwo kuba ufite aho uhagaze, hari icyo washyira ku meza y'uruganiriro, wenda ibyo njye nicyo mvuga, habaho abantu kumvikana, noneho kumvikana kukaba kwabyara ikintu cyiza, natwe nicyo dutegereje, nicyo abantu bose bavuga. Ariko noneho turavuga ngo bitagenze bityo, ikindi solution yaba ari iyi. Kuki se byagenze kuriya nkuko tubibona? Byagenze kuriya kubera amabwiriza atemerewe kuriya ntambara irangira. Narabikubwiye kuva kera, ntabwo baba barakoze kureka M23 intuza iriya Kongo ikabanza kubaka igisirikare, ikazana abasirikari karundaho, ikazana abamasineri, nose iyo goma ibi hari iyi Sadeki akaba yaraje, bariya abacashose ba Wagner baba baraje, nushobora n'abandi bitwa Black Water, abo sabo bakaba baraje. Ese ziriya bitwa ngo ni dizo banoze n'abakibariya bazarendo, ntabwo baba baraje. By the way, uvanye mu Rucuru na Masisi na Nyiragongo, ahandi muri Kongo hasigaye n'amashyamba n'abantu ntibabona naho bicara boganizinga, iyo za Warikare, za Rubero, za hehe, ni mu bantu nta ntuza, nta kintu cyahakorerwa. Aha ngaha hari abanyarwanda muri za Rucuru ntuza niho bafite ikibazo, niho hari noneho n'intambara y'amoko ni naho iri, ari nayo izana ibibazo cyane bibera hariya muri Kongo. Ariko ndibwira yuko bari abantu impamvu buriya hagiye ingabo zifite umurongo nk'uko nyine numva abangabo baye mu Ventura bita yuko bashaka abaturage kandi batavangura amoko, aho bageze ngo bakoresha amanama bagahumuriza abantu, niyo byo bwicanyi byarangira. None se ubundi ko hica leta, hica bafite imbaraga, ari babwira abantu batari bukore kiriya, ubu niyo habayeho established authority, ubutegetsi buhari bufite imbaraga, abarose bica abandi, hasigara hica abajura n'abandi bagizi ba nabi bashobora kwica abantu simbyanze. Ariko byo kumugaragara ufata umuntu bamurya, abandi bamutwika, abandi bakore nk'ibyo numva biri mu bikorwa, ntabwo baba bakibikora. Ikibazo. Hanyuma se pastor, ukabona ko iyi ntambara igifite igihe cyo kuba ikiriho cyangwa? Mbese intambara y'isi yose yari yarangira. Intambara y'isi yose izarangira no kuza kwa Antikristo. Antikristo hajyaho intambara yitwa Armageddon, niyo izarangiza ibintu byose. Antikristo nawe abuhwe n'umuhanuzi w'ibinyoma, ari wo mwuka mubi ugenda mu batware b'iyi si, nawe aboherwemo. Kandi mu kumuboha ni ukuvuga ngo babandi bafite bya bitekerezo nibo bazabohwa. Icyo kivuze inyamaswa system yose izaba hamwe mu nyanja yaka umuriro n'amazuko. Ibyo rero abantu babyumvaga babitekereza. This work cannot just end like that. Cyangwa se keretse ibyo njya numva bashaka kuvuga hari ikindi bashaka gukora muri Kongo kindi kijyanye no kitari kiza none kuri Kongo. Bariya bashoze intambara bashaka, ariko bashobora gushaka kubikora. Usibye ko badafite igihe kirekire dukurikije aho ibintu bigana. Barakora siki Kongo icyo batashobora gutwara muri kino gihe bashatse niki, amabuye y'agaciro bashatse barayatwara, iyo bashatse abantu uko bapfa barapfa. Icyo muri Kongo cyabona, iyo bashaka biriya biti bihenze barabitwara, logging bakabishyira ku bwato, bimwe bikagenda bikazagera za Matadi, bakabishyira ku bwato bikagenda, nta kintu iyo bashatse barabitwara. So rero icyo numva nanone ku rundi ruhande nibaza icyo bazaba bashaka gukora niki, bari bavuga ngo barashaka balkanization ya Kongo. Balkanization ntabwo ntumva impamvu zabyo, biri mu nyungu zandese. Balkanization ya Kongo
ngiye wese nabaye nyifuza keretse bavuze ngo bashyireho ibintu bya federation biriya bice bishobore kugenda byigenga ariko internally ariko bikora ku bibazo byabo nabwo n'abantu ibi by'ubwicanyi byagira byagabanyuka n'abantu kutemera umuntu ugasanga avuye za Kikwiti iyo ngiyo n'ahandi akaza akareba umuntu hariya w'umunyamasisi gusa si umukongomani ntaho bahuriye nta n'uzi uwo ari we avuye mu ishyamba iyo ngiyo nawe ntazi bwe aho ari n'ahava ntahazi akaza akaba ariwo gucira urubanza ibyo ni ibintu bibi abakoroni bazanye muri kiriya gihugu gusa igitekerezo cyanjye nicyo ni uko turimo twinjira mu kaga gakomeye nk'uko nsanzwe mbivuga iyi si ibiberaho bikwiriye kutubera impanda yo kudukangura kugira ngo twinjire mu kindi kintu kizima. Pastor ntiwumvise ko ejo bundi bavuze ngo MONUSCO abasirikare bayo 8 barashweho bakomeretswa nubwo MONUSCO mu itangazo tavuze ko ari M23 ariko baravuga ati n'ubundi se ninde waba barashe ko abandi bafatanya nayo niba MONUSCO yatangiye noneho nako M23 yatangiye kurasa kuri MONUSCO urumva bigiye kugenda bite MONUSCO se no bagufatanya na Congo muri operation itwa Springbok. Yes bashobora kubarasaho batyo mu gihe bivu n'umwanzi bayemo barasa Congo nabo ngo bakagenderamo ko nabo bari ngo n'abatizi birindiro. Exactly none se cyo ni ikibazo niyo mpamvu ngo batabivuzeho barabyihore ko babonye bari girite ariko MONUSCO ndumva yuko yo ibyo ukora sinzi ibyo ishaka gukora ariko yo ubwayo yaranasezeye twavuze yuko yasezeye ubwo yasezeye rero sinzi impamvu ikomeza kwishora muri ibyo bintu cyangwa se wenda atekereza yuko na Congo yazavuga ngo nibakomeze baguma aho ngaho simbizi kuko bariya barahashaka no kugira ngo bagende ntabwo bagiye kubera yuko batsinzwe ahubwo icyo badashaka ni urusaku rw'abaturage ubwo urusaku rw'abaturage rutubakorwa n'isoni abaturage ntabwo babirukana ariko iyo bisakuje cyane bibakoze isoni mu mahanga yose abantu muri hariya maze imyaka n'imyaniko ese what are you doing ntabwo iyo intambara zirakomeje kandi mwagiye kurinda amahoro kandi abantu barapfa ubwo rero moral authority yo kwidefendira bo ariko Kongo ntabwo yabirukana ngo bashobore bariya bahagarara inyungu z'abakomeye ahubwo hari ikintu kirimo kigwa nibwira yuko ari nacyo kizaje ziriya ntambara kugira ngo babone ikintu cyabasimbura babone force yabasimbura kugira ngo iyo force nikora ikomeze ibakorere kuko yo iriya force yabasimbura iyo yose nubwo yakora ibi ntabwo byakwitirwa umuryango w'abibumbye icyo gihe baba bareba runaka aho baturuka abari bo bakabafatira ibyemezo bakurikije ariko se umuryango w'abibumbye bafatira uti ibyemezo ariko rero bagira isoni iyo barezwe iyo barezwe ko bafasha abagore ku ngufu yuko bagize bakoze biriya byo kuba badabodira yewe zi yuko nigeze kumva inkuru zibabaje bigeze gufata amakamyo yuzuye intwaro abantu ba Kenya intwaro runibe zatwara Al-Shabaab hari intwaro bigeze gufata muri Niger bazitwarira bazitwarira Boko Haram ariko gusa bo ni nka satani kwa batinya kugaragaza kamere yabo bwite ibyo bakora ariko turabizi niba bakoze nano mu Rwanda abantu barashira ariko none bagaruka mu yindi sura abantu barabakira kuki abantu batiga ibintu cyane kibi cyane ya Pastor ukabona rero ko amaherezo bizarangira bigiye muri iyo ntambara ya gatatu y'isi cyangwa hari uburyo kino kibazo bundi gishobora kuzarangira mu intambara ya gatatu y'isi kandi irimo na biriya ndumva ariko byazakomeza kugeza ubu sinumva ukuntu byagira biramutse bigenze ukundi cyaba ari igitangaza gikomeye ahubwo sinavuga ngo ubwo nano intambara yarangiye navuga ngo reka tugereze turebe amayeri agiye gukurikizwa icyo cyo bishaka kuvuga biramutse binagenze nkuko bamwe batekereza wenda na M23 wenda kagira nagoma n'urugero hari ikindi kintu cyaba kigiye gukurikiraho kitari mu nyungu z'abanyekongo ariko kiri mu nyungu zabo ngabo banyiri gushoza imvururu kandi uzakibona nituzatukiriho ni iki Pastor nyine ni icyo bazaba bashakisha igihe mu gikorwe kandi ikimenyetso cyacyo ntabwo kizaba kinyura abanyekongo cyangwa abaturage bo muri kano karere ntabwo bashobora gukunda
kamwe nk'urugero jenoside ibayeho mu Rwanda yamaze abantu ibayeho abantu bose barababaye baraje bantuza baza kuzana mu Rwanda ba Clinton ngo ibyo ntibizasubira never again ariko already abakoze ibyo bintu bari hariya hakurya kuri Goma bari mu giturage bafite imbunda kandi bagifite n'imyitozo n'ibyo byose kandi bavuga yuko n'ubundi bazatera u Rwanda nta bintu byari iyo ferete ntabwo yigeze ivaho so ngiye nkatekereza rero ngo iyi si ifite ibinyoma byinshi cyane ushobora kuba wapfa gusa twebwe icyo twiteke icyo twibwira reka abantu b'Imana dusenge Imana iyi si yarateguriwe ari jenoside nibo bayiteguye nubwo bakoresheje abanyarwanda mu kwisohoza bo bibereye hirya udashobora kubabona nibo babikora ni nabo bageze hariya bakomeza guha intambara na moral support even financial support bayiha bariya abasirikare bamaze imyaka 30 hariya bagenda bahindagura amazina ni nabo n'ubundi bagikora n'ibi ngibi bya M23 n'ibiki byose kandi bigakomeza kuzana ikibazo n'abantu kwangana no kuzana umwiryane icyo navuga ya pastor reka tujye gato mu Bufaransa bigize bikomoza ko Macron ngo ashaka kohereza 2,000 by'abasirikare mu Burusiya iyi ntambara abanyaburayi bashaka kwinjiramo urabibona ko bazayinjiramo koko hari ibintu biri ntekereza ndatekereza ko ibintu biri mu bikorwa n'ubundi ari ikinamico abafaransa n'abarusiya n'abanyamerika n'iki bose ni bamwe biriya bikorwa hariya barabizi nta gitangaza kirimo bari rero bashobora kwinjiramo muri ya gahunda yo kugira ngo icyo bashaka kigerweho ya ntambara y'isi yose ishobore gukorwa muri za ntambwe 14 harimo inkuru harimo intambwe nyine ya 10 isobanura neza yuko ziriya ntambara zigomba kuzakomeza n'intwaro za kirimbuzi zikifashishwa kuko OTAN igomba kujya gufasha Ukraine rero ibyo ni ibintu bikomeye cyane kandi bigomba kuba nkaba rero nibwira ko ari wo muyoboro bariho kuko ntabwo umuntu muzima utarwaye umutwe yavuga ngo ugiye kurwana hariya Ufaransa se bwaba bugiye kurwana ngo bugere kuki bwaba bugiye kurwana se ngo butsinde aba Ukraine bananiwe none se buriya ko Abarusiya baravuze ngo hari targets bazarasa zo mu Bufaransa none se Abafaransa bafite izihe nyungu muri biriya bintu Uburusiya buzarasa izihe targets zaba mu Bufaransa ubwabo bariya Abafaransa ntibigaragara yuko bateye muri Ukraine kandi bazarasa iki targets bazarasa mu Bufaransa ubwabo bohereza nunoze mizinga irasa kure batagitiye barase mu Bufaransa ubwo se bivuze iki Abafaransa nka leta ntacyo bibabwiye kuko bumvikana bariya nibo bamwe abazahura akaga n'abaturage b'Abafaransa so rero don't take it for granted hari ibintu bigiye kuzaba bibabaje Amerika yavuze iki yavuze ko iyo ntabwo yari yabihakana cyangwa kubyemera kujyayo ubwo nuko bigenda hazagenda hagenda Abadage nabonye barabyamaganye ariko hakaba n'amajwi y'ibanga yagiye hanze Abarusiya bashyize hanze Abadage abasirikare bakuru baganiraga Abarusiya bafite information wabonye ukuntu byageze intambara ikirangira abagabo benshi bafashe amamodoka barahunga b'Abarusiya bajya guhungira mu bihugu by'Uburayi barakirwa nk'abantu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi no muri iyi ntambara y'Ukraine itangiye ingiye turimo ntabwo wibuka yuko hari abantu benshi bahunze yego b'abagabo b'Abarusiya none se kuki batagihunga nuko intambara yahagaze menya neza yuko abahungaga burya zari zamaneko zari zigiye kujya mu Burayi ziriya ntambara ngo barwane baneka batanga information abantu bakareba bakabona abantu bahunga ibyo ni ibintu byo kubeshya bariya abantu bafite ibintu byinshi umuntu yarabibwiye ndumiro so rero reka twe dutekereze neza twitonze dutekereze icyagirira isi akamaro bariya abantu bategeka iyi si
nta gahunda bafite yo kurengera inyokomuntu. none se pastor iyi ntambara nyine urabona uburayi buyinjiramo uretse ubufaransa buri kubivuga gutya urabona openly? Ndakeka genda abona yuko ino ntambara izakomeza itazahagarara, kuko bariya baravuga ngo Ukraine ko Ukraine ifashwe ntabwo yakomeza kuba igihugu cyigenga, ndibwira ko bayombeka ku Bufaransa, ku Burusiya, yes, bayombeka ku Burusiya, kuko igihugu ko kimeze ubu ntabwo cyabaho, kimeze nabi cyane kuko kitashobora guhagarara as a nation state. Cyarakubanganye, abantu barashize, basigaye n'abagabo batagiye mu gisirikare, hajyamo abagore no basigaye, abandi bakigira hanze bakitorokera uko babo biboneye. Mbese ntabwo infrastructure zose zarangiritse. So rero nkaba nibwira ko bitoroshye, bimeze nabi. Ese uri pastor, ubu Burusiya bumaze kunguka iki aho bwatereye Ukraine? Iyo budatera Ukraine bwari guhomba iki, iyo kuyitera byabwunguye iki? Ikibazo urakirebera mu muntu bisanzwe. Ndakwereka biriya bintu umugambi ari umugambi wa shebuja wabo utegeka isi. Uwo mugambi tuwuretse se hari icyo bari guhomba ubundi? Nose kiriye kandi bo uko bavuga ibyo bavuga, baravuga ko Amerika yari yabijiriye iza yigarura ibihugu, hari uribirije byari byaramaze kujya muri OTAN kandi bitagombaga kujyayo. Ibyo byagiyeyo kubera impamvu zo kuvuga ngo tuzabona icyo turega, icyo twireguza cyatuma none abaturage bacu bamobilize bakumva ko turwanira ari byo. Bose babikora batyo, muri iyo gahunda babikoze kuri ibihugu nka Lithuania, hajya kandi nakaye Lithuania n'ibindi nka n'utundi duhugu dutoya turi aho ngaho barafatanyije bajya muri NATO, kandi Amerika bose burabihurira. Icyari gitegerejwe n'ibya bihugu bikomeye cyane nka Belarus, Georgia ndetse na Ukraine, kugira ngo noneho ya ntambara bashaka irote. Ikibazo gikomeye cyane. Ubu rero bikaba bishatse kuvuga iki? Bikaba bishatse kuvuga ngo ikibazo cyawe nk'uko ncyumva, bungutse iki? Ntacyo bagomba kunguka. Icyo bagomba kunguka ni uko bari ku murongo w'ibyo bashaka kugeraho. Ikibisubizo ni iyihe? Ese niba bashaka kubigeraho ni Abarusiya se cyangwa n'abaturage ba OTAN? No, nta n'umwe wunguka. Uwunguka ni nyirukuzana ariya mage ku isi, niwe wunguka. Pastor, sinzi hari icyo wongera wenda tutarasoza? No, icyo nakongeraho ni uko abantu bakwiriye gukanguka, abantu bakamenya isi barimo, abantu bakamenya ngo isi turimo n'isi y'ibyago. Ariko dusoreze no ku gutorwa kwa Putin bivuze iki di? Gutora kwa Putin nyine nuko ni verdict ikomeye cyane y'Abarusiya, bamutoye 90%. Byumve yuko adafite na opposition igaragara, kuko bose batoye. So rero ni ikibazo gikomeye cyane. Sinzi gutorwa kwe buriya icyo kuvuze kongeye imbaraga na resolve, kuko afite backing noneho. Byaba byavuye mu buriganya cyangwa mu kuri, afite backing ikomeye cyane y'abaturage, kuko bamuhisemo kandi nta myigaragambyo yabaye. Agiye rero kuba ari absolute, umuntu ukomeye cyane ujya gutegeka mu myaka yisigaye. Hari icyo bizahindura kuri iyi ntambara cyangwa ku mitegekere isanzwe y'isi? Bizayihindura, kuko intambara izakomera, kugira ngo urusheho gukara no kuzana amage menshi ku isi n'ibyago. Nta kindi, nta cyiza kiri aho numva agiye bigihari. Naho cyaba kibayeho byabaye by'agahenge gato, hagamijwe kugira ngo ibikomeye biri imbere bizashyirwa mu bikorwa mu gihe gikwiriye. Byadusoza. Murakoze. Imana ibamugisha kandi bagire neza ubu naho ubutaha. Naho ubutaha. Mwakoze namwe abadukurikiye. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu utimuka ntabwo murabibona, murabizi, mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo
Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare